Uyu munsi tugiye gutangira n'iyo bita mCrypto. mCrypto ni app imeze ite? Ni app ikora ite? Itanga amafaranga ite? Kandi se umuntu yabikuza ate? Ibi byose tugiye kubibona muri iyi video. Wowe nukanda kuri link irahita ikugeza muri Play Store, uradownloadinga iyi application imeze gutya. Wowe icyo uri bukore urahita ukanda hano kuri install. Hano kuri install uhakande kugira ngo uyidownloadinge. Nanjye mpakande kugira ngo idownloadinge, ndategerezaho gato kugira ngo ibashe kuyinstara muri telefone yacu. Yes, application yawe numara kuyidownloadinga urahita uza ukanda hano kuri open. Yes, numara gukanda kuri open urabona ko hano bari kuvuga ngo earn free crypto, Bitcoin, Ethereum, USDT ndetse n'ubundi buryo. Hano rero icyo uri bukore urajya scrollinga ujyana ibumoso, urascrollinga ujyana ibumoso kugira ngo ubone kuyiregisteringa. Noneho icyo uri bukore urahita ukanda hano kuri aka gafureshi, noneho ugere kuri iyi page. Yes, page nyivuyeho, ni page yo gushyiramo email uri bukoreshe kugira ngo ubashe kwiyandikisha. Nugera kuri iyo page yo gushyiramo email urahitamo email ushaka, hanyuma wiyandikishe muri mCrypto. Wowe nugera muri iyi application urasanga hameze gutya. Noneho wowe icyo usabwa urandaza kukikwereka. Wowe uraza gusanga utu tuntu dusa n'umukara, utu turi hasi. Yes, dusa n'umukara. Noneho kugira ngo dufunguke baragusaba guplayinga game. Wowe icyo uri bukore kugira ngo uplayinge game urahita ukanda hano handitse ngo play now. Play now nuhakanda barahita baguha ubu buryo, ukanda hano kuri continue. Numara gukanda kuri continue barakujyana muri indi process. Yes, hano uri kubona ko hano bari kukubwira ngo play game win, find the game you have played and recap reward by completing level. Yes, wowe ugiye gukora hano handitse ngo agree and continue. Yes, noneho uhita ukanda naho handitse ngo allow tracking. Nukanda kuri allow tracking urahita ugera hano, biragusaba ko aka kantu hano handitse ngo limit usage access. Ugomba gufungura access y'iyi application kugira ngo ibashe gukura muri telefone yawe. Urafata kano kantu k'umukara ugafungure kagana iburyo. Aka kadomo kagomba kuba kagana iburyo kugira ngo iyi application ikore. None icyo uri bukore wowe urahita ukora kuri kariya ka fresh ko hejuru usubira inyuma. Yes, urabona ko application yacu tugiye kureba uburyo bwo gukina game. Yes, urabona ko bari kugaragaza ko hari promotion zihari. Yes, hari promotion zihari guhera ku itariki 10 z'ukwa 10 kugeza ku itariki 10 z'ukwa 12. Ni ukuvuga ngo iyo ukinnye game nyine ubona bonus. Yes, hano rero akanda replay. Noneho icyo ndi bukore ndahita nkanda hano kuri iyi application ni downloading. Uburyo iyi application ishobora kwinjiza, urabona ko nkanze nkaha kuri mowa, urabona ko bahita bakwereka ko iyo umaze iminota 18 baguha, iyo umaze umunota umwe baguha point 18, gutyo wamara iminota 2 ukaguha point 20. No kuvuga ngo ufungura application ubundi telefone ukayirambika aho ubonye ukikomereza indi mirimo. Uko iminota igenda ishira niko bagenda baguha izi point. Noneho kugira ngo uyikoreshe urayidownloadinga, kanda hano kuri apply, akanda kuri play now bakaguha uburyo bwo kuyidownloadinga. Yes, urabona ko ihise igera kuri Play Store. Ukanda kuri install ukayidownloadinga kugira ngo ubashe kuyikoresha muri buriya buryo. Iyo umaze kuyifungura
uyirambika telefone aho ubonye ubundi ugategereza buri minota bagennye bakajya baguha point. Ubu ni bwo buryo iyi mCrypto ikoresha kugira ngo itange amafaranga. Yes. Rero ikindi nakwibutsa ni uko ushobora no gukoresha ubundi buryo. Reka nze mbukwereke. Yes, iyo umaze gukoresha buriya buryo bwo gukina game, urabona ko buno buntuza nyine buhita bufunguka bukaza muri aya mabara asa neza. Aha naho ushobora kuhakora amafaranga kuko naho harimo application. Kanze kuri aha ngaha urabona ko hari izindi application ushobora gukoresha ukora amafaranga. Ikindi kimara kudownloadinga uzahite uza hano. Uhita uza hano kuri scratch it, uhakande. Hari scratch baba baguhaye, igihe narazikoze izi scratch. Iya mbere uyibona kuba mbere na mbere iyo wiyandikishije, iya kabiri ukayibona iyo umaze gukina game. Izi nazo uzikandaho ukazunguzamo urutoki gutya bisanzwe, noneho ukabona izi coin. Yes, ubwo tumaze kubona uko rero bakora amafaranga muri application, reka noneho mbereke uburyo bwo kubikuza. Kubikuza uza hano ugakanda hano handitse ngo redeem, handitse redeem, noneho ugahakanda. Ushobora guhitamo iyo uri bukoreshe. Urabona ko harimo Binance, harimo USDT, Bitcoin ndetse na Binance coin. Wowe rero ikiri bukore, urahita uza ukande kuri imwe muri iyi, niba ari hano kuri Binance cyangwa niba ari USDT, ugakanda aho ushaka kubikuriza. Urabona ko kubikuza, kankande kuri USDT, urabona ko hano bitewe na point mfitemo nemerewe kubikuza iyi 0.05, cyangwa se naba mfite point 2900 nkabikuza 0.03. Ubwo rero kugira ngo ntabatindira, reka mbereke nkoresheje izi coin mfite namaze gukorera, izi ngizi 0.05, mbereke uburyo zigera kuri Binance. Yes, ndahita nzikandaho. Urabona ko bahita bakubwira ngo shyiramo email ukoresha kuri Binance cyangwa se wakoresheje ufungura account ya Binance. Yes, uzirikana ko Binance ukoresha nyine ni Binance iri verified, wakoreye KYC. Noneho iyo umaze gushyiramo email, wenda nyishyiremo. Iyo umaze gushyiramo email uhita uza ugakanda hano hasi handitse ngo submit request. Aha ngaha uhita ukanda kuri submit request, kamakande. Yes, bari kumbwira ngo nkonfirime niba ngiye koko kohereza 0.05 kuri Binance. Ubwo ndakanda hano kuri confirm. Tegerezaho gato. Yes, hano amabwiriza avuga ko coin zikugera mu masaha 48, no kuvuga ngo ni iminsi 2, ariko iminsi 2 ishobora no kutageramo. Mu gihe gito ukaba umaze kubona coin zawe zageze kuri Binance. Reka nkanda hano kuri close, noneho nkomeze ibindi. Yes, katurebe kuri history. Yes, urabona ko hano kuri history haracyari processing, nyine ziracyari processing. Yes, hano bari kuvuga ko condition ari ugutegereza muri iki gihe kingana gutya. Ubwo rero ndizera ko muri bukomeze gutegereza, cyangwa se nimumara kubikuza muri bukomeze gutegereza kugira ngo mubashe kubona coin zanyu. Iyi video niba igushimishije, kora subscribe, ukande like ndetse na share kugira ngo ubashe guha uburyo abandi bantu babashe gukorera amafaranga bitewe n'uko ubahaye iyi video bakareba icyo bagomba gukora. Ndizera ko muri bukomeze kugubwa neza. Rero ndabakunda cyane.